dutangiranye n'umugore yaguye ku mugabo wari uri hano muri dushe. Agafilime kacu kakomereje hano muri salo. Ahangaha hari uwakomanze, amaze komanga baramubwira ati ngwino injira. Amaze kwinjira yasuje boss baramubwira ati mwiriwe neza nyakubahwa. Undi aramubwira ati mwiriwe neza. Amuhereza akaboko aramusuhuza. Aho kanya bakwereka wa mugore warebye umuntu wari uri muri dushe yinjiye hano muri salo, nawe arangije aramubwira ati sheri, nguyu rero umuntu nazanye mugiye kujya mubana hano mu rugo, araba akora nk'umubodyguard cyangwa se umurinzi wawe hano mu rugo, kandi ikindi cya kabiri azajya anagutwara ahantu hose ugiye. Arangije ahita abwira wa bodyguard aramubwira ati uno muntu rero yitwa Sharon, ni umugore wanjye. Arangije Sharon yarahagurutse ajya gusuhuza uno musore nawe yitwa Kevin. Arangije amusuhuza aramubwira ati Kevin, nishimiye guhura nawe, nizere yuko tugiye gukorana neza mu kazi kacu ka buri munsi. Ako kanya bakwereka Kevin yari ari hano hasi ari kuri telefoni, hari uwo yari arimo kuvugisha. Namwe mu nyumvire yari arimo kuvugisha mama we. Undi akamubwira ati mama, ndabizi icyanzanye muri ino nzu ndakizi, ariko buretse gatoya ndaza kukuvugisha. Arangije ako kanya yari akiri kuri telefone, gusa nyirabuja yari arimo guturuka hejuru. Ni za nzu nyine ziba ari utugeretse cyangwa se ama etaje. Arangije akigera hano yahise yumva nyirabuja ava kuri telefone. Amaze kuva kuri telefone aramubwira ati wiriwe neza mabuja. Undi aramubwira ati wiriwe. Undi aramubaza ati ese bimeze gute se uyu munsi, dufite gahunda ki? Undi aramubwira ati gahunda dufite uyu munsi ntayo, kubera yuko boss wawe yagiye hanze, ubu ngubu ninjye nawe dusigaranye muri uru rugo, nizere ko uzajya witwara neza. Undi aramubwira ati yego nta kibazo cyanjye pe. Akimara kugenda yahise yinjira mu cyumba kindi. Undi nawe asigara hano kuri telefone. Arangije arongera arahamagara. Amaze kongera guhamagara, gusa yarategereje kugira ngo bamwitabe. Bongera kutwereka bukeye bwaho nyirabuja yarasohotse, cyangwa se Sharon yasohotse mu nzu arimo kugenda ahamagara Kevin. Urabona ni za nzu cyangwa se ni bya bipangu biba birimo amanex cyangwa se izindi nzu ntoya nyinshi mu mpande hirya no hino. Aho kanya Sharon yaje arimo arahamagara Kevin, akomeza kumuhamagara, gusa akajya agenda atambuka ari kuzenguruka mu gipangu, bisa nkaho agiye kumusanga aho Kevin aba mu nzu bamuhaye yo kubamo. Arangije yaraje hano arakingura. Akimara gukingura kumbe Kevin yari ari mu nzu avuye gukaraba. Namwe mu ndebere abonye ubwambure bw'umusore hano. Umusore yahise akora bwangu azamura isume ahita atangira gukenyera. Nyirabuja yagize isoni abura hakwirwa. Ako kanya yahise abwira Kevin ati nizere yuko nakubangamiye, reka nako mbe ngiye, ubwo nusoza kwitegura uraza kunsanga mu nzu nini ndagushaka. Undi aramubwira ati yego nta kibazo mabuja, reka mbanze nitegure ndaje. Ako kanya ariko Sharon yagize isoni nyinshi, bigaragara nkaho kubera ko yari abonye ubwambure bw'umubodyguard we cyangwa umurinzi we byamuteye isoni cyane, kandi n'undi wese nawe wazigira. Ako kanya bongera kutwereka Sharon yicaye hano, hari uwakomanze. Arangije aramubwira ati injira. Kumbi ni Kevin wari umaze kwitegura. Arangije aza kwitaba nyirabuja kubera ko yari yamubwiye ngo aramushaka. Arangije amubaza ati mabuja, nari nsoje kwitegura rero narinje kugira ngo numve icyo wanshakiraga. Undi aramubwira ati nagushakaga, hari ikintu nshaka yuko tuganira. Urabona ntago nabana n'umuntu hano mu nzu nzi ngo yitwa Kevin gusa, rero ndashaka ko tuganira njye nawe, icara. Arangije Kevin akijya kwicara hirya mu yindi ntebe yari ihari. Nyirabuja aramubwira ati oya ngwino wicare muri iyi ntebe nanjye ndimo. Ese ubu nyirabuja ntiyatangiye gukunda Kevin ra? Njye sinzi ibintu ndimo ndabona, gusa nawe nimba ushaka kumenya ibijya mbere komeza turebane kano gafilime paka kugeza gasoje. Ako kanya Kevin yaraje yicara iruhande rwa nyirabuja Sharon nkuko yari abimubwiye. Ako kanya nyirabuja atangiye kumubwira ati rero ndashaka kumenya, ese unyibwire nyine we wa nyawe. Arangije arambwira ati kuko ntago nakomeza gukorana n'umuntu ntazi neza uwo ari we, kubera ko hano nkuzi nk'umurinzi cyangwa se umuntu untwara mu buzima bwanjye bwa buri munsi, utwara imodoka ngendamo unjyana hirya no hino, ariko nkeneye kumenya we wa nyawe uwo uri we. Ese wakuze ute, ubayeho ute? Undi aramubwira ati mabuja birumvikana kubera yuko
biba bikenewe kugira ngo umenye umuntu wa nyawe ubana nawe. Undi arambwira ati rero njyewe buriya mu iwacu ni njyewe mukuru cyangwa se ni njye mwana mukuru, rero nakuze mu rugo tubayeho nyine ubuzima buri aho ngaho buringaniye, ya famiye nyine itaba ifite ikintu ibura ariko itabona na byose uko bikenewe, nyine biri aho ngaho biringaniye. Arangije aramubwira ati ariko nyuma yaho papa wanjye yaje gusa nkaho agenda akora bizinesi cyangwa se ibintu by'ubucuruzi, biza kumuhira gake gake kubera ko yari umuntu w'umukozi cyane kandi ashyiramo umuhate n'imbaraga nyinshi. Arangije nyuma yaje kugenda azamuka, bisa nkaho iwacu tuje gusa nkaho tugira ubushobozi. Rero kubera yuko njyewe n'abavandimwe banjye bandi batatu batoya, kubera ko iwacu turi abana bane, nakubwiye ko ari njyewe mukuru. Nyuma yaho papa wacu uko yagendaga azamuka mu bushobozi, agira na kampani ye igenda ikomera, birangije nyuma haje kugira ikibazo cyangwa se yaje kugira ikibazo kubera yuko umukozi umwe yari yarizeye yaje kumwiba. Ibyo ngibyo rero byarongeye bidusubiza hasi, ariko papa wanjye akomeza gukora cyane ndetse na mama wanjye barakora, baza kongera gusa nkaho bazamuye bizinesi ho gatoya. Ariko nyuma yaho papa wanjye yongeye kugira ibyago cyangwa se haje kongera kuzamo ikibazo cy'uko haje umuntu mu buzima bwacu, yivanga mu buzima bwacu atwara papa wacu. Si ibyo ngibyo gusa kandi yatwaye n'ubutunzi bwose twari dufite. Ibyo ngibyo byaje gusubiza njyewe na mama ndetse n'abavandimwe bacu hasi, igihe papa yari amaze kudusiga ajyanye n'uwo muntu. Arangije mama wanjye rero byabaye ngombwa yuko atangirira kuri zeru. Amaze gutangira kuri zeru ubuzima buramugora cyane, nanjye kwiga bisa nkaho bigoranye, sinigeze mbasha gukomeza amasomo yanjye, gusa ubu ngubu nakomeje kwiga. Undi aramubaza ati none se wiga iki? Ntabwo nari nzi ko wiga. Undi arambwira ati niga amategeko. Ati none se ni gute ubasha kwiga warangiza ukabifatanya n'aka kazi? Undi aramubwira ati rero akazi buriya karamfasha kubera yuko mbasha gushaka uko nishyura minerivare y'ishuri kandi nkabasha no kugira icyo mfasha mama wanjye uko nabashije kubishobozwa, kubera yuko nawe nubwo ubu ngubu bakomeza kubaho ariko mama wanjye biba bikimugoye cyane. Undi arambwira ati yo ndabyumva pe, biba bigoye cyane. Undi arambwira ati ubu ngubu wiga amategeko? Ati none se ni gute ubasha koko kubishyira ku murongo kandi n'igihe kiba ari gitoya? Undi arambwira ati rero buriya ku manywa nkora akazi, ariko ku mugoroba ndagenda nkajya kwiga. Ndabizi neza ko biba bigoye, ni ubuzima bugoye cyane. Nawe reba aho ngeze aha ngaha, rwose mba numva nanjye nicara nkitekerezaho nkumva ndababaye cyane kubera ubuzima buba butanyoroheye. Rero iteka ryose mba numva ko basi amashuri yanjye hari icyo yazakora cyangwa hari icyo yazahindura ku buzima bwanjye. Niyo mpamvu nkomeza nkarwana nkiga, bityo nkazabasha gufasha mama wanjye ndetse nkafasha n'abavandimwe banjye, kuko iteka ryose hari n'igihe baburara, hari n'igihe babura icyo kurya burundu umunsi wose. Ariko nahisemo kubanza kugira ngo nige kugira ngo ibyo byose nzabikemurire rimwe, kuko ngiye kuvuga ngo ndabikemura aka kanya ntabwo nabishobora, bindusha imbaraga. Umusore yagize agahinda kenshi cyane, namwe murabizi ibibazo by'ubu buzima buri wese iyo abitekerejeho hari icyo ushobora gutekereza kigatusha umutima wawe, handi usanga warize ariko nawe utazi uko byagenze. Umukobwa yaramwegereye cyangwa se umubyeyi, umugore w'abandi bamwita Sharon, arangije aravuga ati rero ihangane, ndabyumva urababaye ariko ihangane. Urumva yakomeje kumwihanganisha, ambwira ati tuza umutima kandi kuva nagerageze hano humura nzagufasha. Undi arambwira ati oya, ntabwo nshaka yuko wishyira mu bibazo kandi ugomba kwita ku muryango wawe, cyangwa se umugabo wawe akazabimenya akazabasha kuba yanyirukana kubera yuko wamfashije atabizi. Undi arambwira ati oya, dore uracyari mutoya kandi uranakora cyane, urumva rero nkufashije
wenda nko mu rugo nkajya mbaha icyo kurya ndabizi neza byakorohereza. Ako kanya kubera ibyishimo yarasimbutse asoma nyirabuja, mana yanjye, arangije ahita avuga ati mana we umbabarire mabuja, umbabarire pe, ni ibyishimo byari bibiteye. Undi aramubwira ati oya wikirirwa wibohora. Ako kanya ahubwo dore noneho ibyabaye, si nguko umubodigadi yadukiriye umugore w'abandi, uwo ashinzwe kurinda, ahubwo noneho byabaye ibindi bindi. Barakwereka ibyari bigiye kubera hano nawe urabireba. Ako kanya bahise amuterura, amaze kumuterura nguko uko yamuzamuye mu cyumba cya bosi wiwe. Namwe mundebere, ese ibi bintu noneho biragarukira hehe? Katwikomereze agafilime kacu. Ako kanya barakwereka wa musore Kevin yari ari kuri telefone. Amajije kuba ari kuri telefone, hari uwo bari barimo baravugana, yari arimo kuvugana na mama we, akajya amubwira ati Kevin, bisa nkaho utari kumenya icyakujyanye aho ngaho, kubera yuko ubu ngubu nta kintu urimo kumbwira. Undi aramubwira ati ma, ndabizi icyanjyanye, yuko ari ukugira ngo dushyire hasi uru rugo, bityo tuzarutware turushyire mu biganza byacu. Ni ukuvuga ngo barashaka imitungo y'uyu musore w'aha ngaha, cyangwa se uno mupapa w'aha ngaha. Umugore we Sharon yamanutse ari kuri telefone, kubera ko yari ari kuri telefone ntabwo yigeze yumva ibyo Kevin ari kuvugira kuri telefone. Akimara kuva kuri telefone yaje ahamagara Kevin, gusa yumva umuntu uri kuvugira kuri telefone, arangije ahita arekera kumuhamagara, atangira kumva ibyo yari arimo kuvugira kuri telefone. Wibuke yuko we na Kevin basigaye bafitanye umubano udasanzwe, kandi aho sebuja wa Kevin cyangwa se umugabo wa Sharon yagiriye hanze, ubu ngubu Kevin niwe urimo gukora inshingano zose z'urugo. Namwe mundebere, hano Sharon yatangiye kumviriza ibyo Kevin arimo aravuga, avugana na nyina. Undi arimo kumubwira ati oya mama, reka tubanze twitonde kugira ngo tuzabashe gusenya uno mugabo dutuje, kandi tubashe kugera no ku ntego yacu neza. Sharon yarabyumvishe yipfuka umunwa, yumva ukuntu Kevin arimo kugambanira umugabo we, ndetse akaba arimo kubigambana we na mama we. Arangije avuga ati mana yanjye, noneho nizere ko ibintu numvishije atari byo pe, umugabo wanjye barashaka kumwica, umugabo wanjye barashaka kumurangiza, umugabo wanjye barashaka asubira hasi. Arangije nta kindi cyabaye, yaramubwiye ati, uwari uri kuri telefone yaravuze ati buretse mama, ndaza kukubwira byose uko bimeze. Gusa Sharon nawe ari aha ngaha yumiwe, ntabwo ari kubyiyumvisha. Umuntu bazanye mu rugo bamwita umubodigadi cyangwa se umurinzi, noneho ibye byamaje kujya hanze. Arangije aravuga ati oya we, ntabwo ibintu numvisha ari byo, n'ukuntu nari natangiye kumukunda, ibi ngibi ntabwo byashoboka. Nuko agafilime kacu kagenze, turabakunda cyane. Mukomeze mukore subscribe, like, share na comment.